Subiremo mu buryo nziza kubabariza ikibazo nka kwa kundi nababajije kuwa mbere ushize narababajije kandi musubiza neza nk'abanyabwenge. Ngiye kongera gusubiramo ishuri imwe hanyuma ndaza kubabariza ibibazo. Haravuze ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikuboneka. Niko nagaho ikibazo cya mbere mwumvise ko bavuze ko uyu musore yari arimo umwuka w'Imana ariko muri n'imbere. Reka mbabwire ko umuntu agira ibice bibiri ku isi, ibintu byinshi bibiri: ni Imana na Shitani, ni abazarimbuka n'abazajya mu ijuru, ni umusatsi w'igikara n'umweru, nubwo utaragira umweru ariko uwiteke uri hafi hano. Ikindi ni abafite mituweli n'abatazigira, ni abafite inzu n'abatazigira. Hagati aho ngaho ni abandi babaho, ni abapfuye n'abazima. Ku isi haba abagore hakaba n'abagabo, hagati nta kindi cyiciro kibamo. Uyu muhungu rero baramuvuze, bavuga igice yari afite mu mwuka. Bavuze ko we umwuka yari atunze, yari awufite imbere muri we. Barabisobanura. Ikindi baravuga ngo umucyo no kwitegereza. Reka nkubwire ko umuntu areba mu buryo burenze bubiri. Hari ukureba, icyo ni icyiciro cya mbere, hakaza ikindi cyiciro cya kabiri ko kugira gute kwitegereza. Hari abanyamasengesho tujya dukunda gutumira ngo nimuhamagare umuntu uturebera. Namwe mujye mubahamagara. Bareba bavuga ko ngo bitegereze. Umucyo no kwitegereza ngo byamubonekagaho. Iki ngo ni ubwenge bwiza. N'ubwenge barabusobanura. Reka mbanze ndabwira akantu. Njye mperutse kujya mu mujyi hano imbere y'isoko rya Nyarugenge. Sanga bacuruza amatayi. Baracuruza amatayi. Ibi ni ibintu bisigaye biriho bizwi. Gendegere uwo muntu ndamubaza amatayi barayagura ko? Ati barayagura. Ati kuwa gatanu yabwiye ibisitatu. Yarabwiye ngo kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru ngo nibwo mbona amafaranga, ngo nibwo abona amafaranga. Kumbi asigaye ngo anakodesha. Umuntu agakenera kujya muri aniveriseri agakodesha ibisibye. Urumva kuriya afite ubwenge ariko si bwiza, kuko nihagira umukunda se kubera amatayi yawe akamwandika imbere amaherezo. Urumva amaherezo arahayana. Afite ubwenge ariko si bwiza. Uyu muhungu rero baramusobanuye ngo yari afite ubwenge ariko reka twibuke tujya hanze. Yohana 6:7 haravuze ngo aho hose ngiye guhita mpahuriza hamwe tuhabyaze intego hanyuma tubivugeho. Haravuze ngo Filipo aramubaza ati, Filipo aramusubiza ati, ntiwumva iyo turi kumwe dusoma turi kumwe turagarurana. Haravuze ngo Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira. Nubwo umuntu yajyaho gatoya. Filipo iri jambo ngo yarikuze ahagaze muri babandi 5,000. Babandi 5,000 Yesu yaragiye guhaza ngo apimye ubwinshi bw'abantu, apimye na Yesu ngo asanga Yesu icyo yakora cyose ntabwo yahaza abo bantu. Nimwumve ngo nubwo umuntu yajyaho gato. 8 haravuze ngo umwe mu bigishwa be cyangwa mu magambo ba Yesu ariwe Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2. Mwumva ko n'abazunguza ibajije. Uyu muhungu yagiye kuzunguza neza. Yari yavuze ati ndacururiza ahantu ari kureba. Ariko hari aho uzunguza ukuntu. Ariko aho tugeze, ariko
ibyo byamara iki? Ariko ibyo byamarira iki abantu bangana bake? Mbere nawe uciye amazi aravuga ati abantu 5,000 bireshe. Hanyuma ahakurikiye icyo Yesu yavuze, navuye kuri intego hanyuma twikuye haravuze ngo 10. Yesu ati mugo ahavugiye mbese ahantu haboneye ahantu n'umuntu gusa. Yesu ati nimwicaza abantu mwakeretse ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Kubahaza si ibyanyu, akaboko kari bubagaburire sasa. Hanyuma umuntu wese waje hano fata umwegeranye mu kiganza. Urabizi twarabaye, uranyigishije. Witwarabaye kera. Umubona avuga gutya. Imana ajya bidusanga ahantu turi. Nayobewe impamvu kuri isi. Buri gihe ahantu duhurira, aho duhuriye arabanza agakurikira. No kuwa mbere mwarabibona, bahita bavuga ati kuwa mbere muzongera mugaruke. Kandi twarabanye turi bato kugera uyu munsi. Ubu rero ibi mwumva ko wamushyikiriye, washatse ufata, mbese ushaka umuntu ufata, umwe umubwire ikintu umubwire. Uwo muntu mwicaranye wari uzi ko mumwicaranye ni ibintu byagutunga. Mubwire ngo Imana ntirushwa amaboko. Uretse kumureka yiduka repete ukajyane rwose. Wongere umubwire ngo Imana ntirushwa amaboko. Urakumvise neza? Wongere umubwire ngo Imana ntirushwa amaboko. Ubu mwaravuze ko abantu bumvise amagambo. Amen. Ntagire uwo muvuga ko yasibye. Ntagire umuntu uvuga ko yasibye. We ntabwo yari kuri gahunda y'uyu munsi. We waje ni wowe yashakaga kwitarushwa amaboko. Ayo mashini y'akazi yakomeje. Intego y'ijambo murayumvise yivuze ngo iki? Imana ntirushwa amaboko. Imana ntirushwa amaboko. Hanyuma nagira ngo mundebe hano nk'uko dusangamo isi, ntabwo mvuze Imana, mvuze isi igira amaboko 5. Isi ikoresha amaboko 5. Niwumva yafite ayisi ikoresha ni sawa, ariko niwumva nta maboko isi ikoresha utunze uyoboka Imana ntawubajije. Hari abantu barimo nta maboko yabo bakoresha amaboko y'Imana. Bimuvuge ngo amen. Hari umuntu uriho kuda amaboko y'Imana akaba atigiye uriho kuda amaboko y'Imana. Erega muzi ikintu ngiye kuba kuri iri jambo muhora mwirirwa muvuga ryitwa ukuboko. Ukuboko niryo shaka kuvuga hose. Cyo bita ukuboko. Hanyuma isi mundebe hano mwese, nubona ngo mwegeranye asinziriye mubwire ngo Imana ntirushwa amaboko. Mukanga. Hanyuma isi igira amaboko 5. Isi abari ku isi n'ugira gutya, utari ku isi ntazamuka, ariko uri ku isi ntagira gutya. Ese burya rwose muri hano muri ku isi. Isi rero igira amaboko 5. Isi ikoresha amaboko 5. Ukuboko kwa mbere isi ikoresha ni ikintu bita amafaranga. Ifaranga ni ukuboko kugeza ubwo umuntu atungama amafaranga bakamwubaha atiriwe bisa kubera ifaranga, bakamwubahira kubera ukuboko. Ubu hari umuntu hano sindahaza ku cyumweru, ariko ubu hano hari n'umuntu kubera ukuboko afite ashobora kwinjira hano umwanya wo ukawuhari. Isi ukuboko kwa mbere ikoresha
hari ikigo nkora anawicamo bakaguhagurutsa. higeze kuza umuhanzi bita Davido abagabo bahita baguhagurutsa. yaraje ni umuhanzi ukomeye cyane ku isi yaraje arara Agutumura. yaraje iwacu ariko n'umuntu igitangaza uzi ko bose yashyizeho kwinjira gusa kugira ngo bamurebe zari miliyoni kwinjira kugira ngo bamurebe hanze hano hari abantu bafite amaboko bibitse hano icyo bita ukuboko kwinjira gusa njye niho mureba ntabwo ari ibintu by'inkuru kureba Davido gusa niba bamuzi kwinjira zari miliyoni ebyiri VIP zari miliyoni ebyiri kwinjira kugira ngo murebe gusa icya kabiri VIP yari miliyoni n'igice nabonye babishyizeho ibiciro ndabona rwose nta muntu uri gusa ariko nabibabwira byageze saa tatu z'ijoro bamaze kwishyura nta nyuzi ahasigaye hose byari 300. nari nzi ko nta muntu wishyura ariko hanze hano hari abantu bafite amaboko ariko mbwira muri kumwe n'Imana yacu mbirishwa amaboko uzi kuza kugira ngo yemere kuza iwacu bose yamwishyuye miliyoni 10 kugira ngo yemere kuhaza gusa kwemera kuhaza gusa murumva ko impamvu Imana idusaba gusenga ni uko izina iri hanze hano irabizi Yesu ashimwe cyane ukuboko kwa mbere gusanza ni iki amafaranga kugira ngo ubimenye nimurebe hano mwicaye urebe n'ibyo wambaye byose ni amafaranga ukuboko kwa kabiri ukuboko kwa kabiri ifaranga iyo kereka niba utaramenya uburemere bw'ifaranga ukuboko kwa kabiri ni ikintu bita amashuri hari uvuze ngo cyane ikintu bita amashuri yari rwose kujya tuba hari abantu bari bicaye hari abari bicaye ahantu ariko kubera ko nta kuboko akahahaguruka atabishaka ariko kubera ko ukuboko nta akahahaguruka Naracitse nta nuko yigeze. ishuri ni ubwoko ishuri ni iki ukuboko kwa gatatu ni ikintu bita isura uko umuntu asa ariko hano Yesu yakoze umuti we yarebye ukuntu abantu basuzugurana bitewe n'uko basa ngo ahita avuga ngo kubera iyo mpamvu ntawe uzaza iwanjye azanye isura uko nzerekana bose bazaba basa n'uko yagize neza cyangwa ntabwo yagize neza mureke mwabonye hanze hano ibi bitajya mu by'ukwe mwitonze uze guhita undebera amaboko ufite muri ayo maboko atatu wayo Amashuri nayo isura nayo da. icya kabiri niba utarubizi Haleluya. niba utarubizi wicara ubizi ahubwo wowe urara wipima iri joro urara wipima uyoboka Imana ntabwo bashishe uko usanze isi hari amaboko ikoresha njyewe nkabasanze ayo maboko isi ikoresha nta nakumwe mfite nakuyobotse ukoresha amaboko yawe Hariya usanze ufite angahe? Hariya usanze ufite Nta na make mfite ariko abantu bicaye. niba nta kuboko kw'Imana kamubaye Bode nawe arimo arafatwa kubera Imana. kumutwarana n'umugore we mwakumvise umuntu yijyaniye neza umuntu ukwiriye ko hari abarinzi ariko kubera abantu bamurushije amaboko bamugezeho urumva ko isi hari amaboko ikoresha niba utarubizi bimenye ariko turashimira Imana mu gihe rero muri kumwe Imana yacu wowe mu bushobozi Imana ifite yakubeshaho abantu badashaka ukamutuzaho abantu badashaka kuko amaboko yabo ukabana nabo batabishaka ariko kuko amaboko y'Imana ukabyara babireba ugacuruza babireba abana bakajya kwiga babireba atari ku bwabo ariko bw'amaboko y'Imana tuzabaho murakaga nuko tubivuga mukagira ngo ni burake reka baba mu 2000 bitwari mu 2000 mu 2000
kubwira inkuru yari jewe icyo gihe naraye muri stade w'ibihumbi naraye muri stade reka mbibibutse mwese mureka musanga mwese mwese mwimenya je naraye muri stade amahoro kuri iriya bonano umva ko ngo barasa bagira gute barasa umwaka twese twayobotse muri stade abo mu bihumbi bibiri batangaje yuko isi yose iri burangire mu bihumbi bibiri mwese musamubwira ese isi yararangiye cyangwa iracyari iyo muri kumwe n'Imana n'isoko naraye muri stade ikindi baravuze ngo bodaboda ngo nizo abadayimoni bari burireho ngo muziraze hanze ngo bataza kwinjira umva ko n'abashumba biba zaraye hanze mu ndawica burya nabo nubwo bakorera shitani ariko batinya twari tugeze ku kuboko kwa kangahe ukwa mbere ni amafaranga ukwa kabiri ni iki amashuri ukwa gatatu isura mwari muzi ko hari amazu yubatse hano mu mujyi no mu ntara ubu yarahageze ashinzwe gushyiraho abantu bwiza hano umukobwa aravuze ngo inzu zishinzwe mbese zishyura abakozi zishyura amazu zishinzwe ubwiza gusa nyogosha ushyiramo akaronga mfumura umutwi ushyiramo akantu k'umweru imisatsi ibohe uyigeza ndodereka ijipo usatura ugeza intego ni imwe gusa birya byose muzabona intego ni imwe yonyine gusa ubwiza ujya kubona ukabona umuntu yaguze urwara yarushyizeho rurarisha ni ukugira ngo yishyure amashuri ni ukugira ngo abe mwiza ajye muri nkuru ubwiza ni imari bayifere kugeza ubwo hari abantu batunze amamodoka baheshejwe n'ukuboko bita ubwiza n'amazu n'imyanya uzaze wacu ushobora gusaba akazi tukakwimeye ngo ariko ukagira serivisi ujyamo ushyire kuri gare se wirukana abakiriya noneho rero natangaye uzi ko ngo ibitsike uzi ibitsike yegeye ku isoko agura ibitsike ubwiza noneho bari babwira bagarima muri ayo maboko atanu isi ikoresha niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu ameze muri miruwari muri salo urahita mubwira icyo abagendereza n'iki abagendereza ubwiza gusa noneho bibiliya ivuga ku biticengera ngo ubwiza n'icyubahiro no kudapfa mubishakisha gukora ibyiza bibacoga ubwiza kandi nzashaka kuvuga hano ku cyumweru ubu byakaze abagabo barimo bararwana n'abagore munsi akamubwira ati umukristo mbese yiranje ugende ku mukristo ngo hoya ngo papa rona ngo we urabona ngo tumaze kugira inzu akamugira inama ariko intego yayo si ukugira ngo bagure ikibanza ahubwo ni ukugira ngo bace mu bantu abendesi gusa ukuboko kwa kangahe kwa gatatu ukuboko kwa kane ni ikintu bita icyubahiro ni ikintu ubu hari umuntu wababwira ko azabasura hano akababwira ko azabasura mugahita mushyiraho abantu bajya kureba ibirayi murebe hariya murebe na hariya murebe na hariya bivamo icyo bita icyubahiro hari umugabo jye nabyirutse iwacu namenye ubwenge yataha iwacu agataha n'indege mubabwiye mwamumenye yatahaga ndi mu bantu babonye indege bwa mbere kera muri za 89 yatahaga iwacu mu karere k'iwacu atashye n'indege noneho muri yabaga ari buzasure iwabo kuwa gatanu batangiraga
kureba aho indege izahagarara bibaho mbese yari afite icyo bita ukuboko icyo bita ukuboko ariko ni mu nyumvirizi uzi ko n'ubahari n'ubu tuvugana arahari uwo watahanye iwacu n'indege n'ubu iyi saha tuvugana arahari aracyari ariko ni mu ni Kanombe ntiyahagera ni Kanombe ntiyahagera ni waba ntiyahagera kandi aracyahari ukuboko kwararangiye umva amaboko y'isi arakora ariko ikibi cyane ashira nyirayagihaje gusa kandi ni ibibazo bwawe ubundi kugira amafaranga si kwiga si bibi ubwiza si bubi icyubahiro si kibi ariko tuvuga ngo ububi bwacu ni uko birarangiye nyirabyagihaje bishira nyirabyagihaje mbese umuntu akabagenda gite ariko imyaka yanjye bakamubwira ati genda mu rugo wicaye mwibeshye mu muhagaze abatera urushinge mu nzu uruba ya maboko yari afite ashize nyirayagize gutera agihari iyo uri kumwe n'Imana ayayo ntashije ayo yakoreshaga tutaravuga uyu munsi iyo ibikoresho yokana ikomera agashyira ku maboko yawe hanyuma ni ukuboko kwa gatanu ntabwo ugiye gusohoza ukuboko kwa gatanu mwari muzi ko sigaye isura abantu kuvuga ngo ubu ntabwo ari ngombwa kukubwira ngo senga si na ngombwa kukubwira ngo irinde ibyaha wowe niba wumva hari abantu ukeneye uzabyirinda ntawe ubajije ntabwo ubwibutse wowe niba ukeneye amaboko y'Imana uzabyirinda unagende witonze Yesu ashimwe cyane ongera umumbwire ngo Imana ni ishoboye Amen. icya gatanu ni ikintu bita umuryango uravugiriza muri iki gihe mwari muzi ko hari umukwe natashye ejobundi Kacyiru natashye umukwe Kacyiru umukobwa warongowe ntawenzi n'umusore warongoye ntawenzi ariko kubera ko nzira y'umuryango hari huzuye amamodoka yaraha nabajije umusaza mukuru ndamubaza nese uyu mukobwa washyingiwe uramuzi ati bampereye agapapuro hano ariko nziranye na n'umwana yisaga igiyeni ntiyabasha kubana n'abantu ajya segonderi ajya pirimeri ajya kaminuza we arangiza ariko umuryango bibaho warubakize kugazi umwana n'ubwo atabana ariko hari amaboko agize guteka hari amaboko afite muri aya maboko atanu ngiye kubaza abantu babiri uwa mbere ngiye kubaza ni umuntu wicaye hano usanzwe muri aya maboko atanu nta na kumwe afite niwe ngiye kubaza rwose amafaranga amashuri ubwiza icyubahiro ndetse n'imiryango hari ukundi kuboko ngeze kumanuka hanyuma abantu basanze hari ayo badafite hari amaboko badafite ariko hari n'andi muri aya atanu akaba afite abiri cyangwa se akaba afite atatu ariko hari ayo adafite nabo nagerageza yego nabo bari reka mbere ukuntu Imana ibishatse yakomereza akaboko uru rugero narutanze no kuwa mbere ko nongeye gutanga bino Imana imeze ukuboko mu basekuru murabona uyu mugabo ubu iyi saha Imana ivuze ngo niwe muri iki gihugu usengera abantu indwara zigenda zikira yakongera kurira abamusura ikindi cya kabiri yakongera kugira ikibazo cyaha bivamo icyo cyose Imana ikoze kiramwemerera kugira gute ubivuze ngo agiye gusura abantu niba uzajya usura abantu wareba hari umuntu witwa Obaride murabwira yigeze kuza Nyamirambo naramenye muri ako mugabo yari afite akaboko yaje Nyamirambo abantu bagakora abarwayi cyane babazanye i Nyamirambo ariko natangaye ejo bundi amaze gutabaruka naravuze ntari guhagiza umuntu wiyeranje ufite amafaranga wagira kariya akaboko agatangira gukiza abantu barwaye ariko nayo batangariza ko ari amaboko ntabwo abiro hano biro muri kumwe ngo Imana ibishoboye Imana aya magambo dusomye mu yuko tugiye kuyavugaho aya magambo ni ibirori by'Imana
mujya mukora ibirori mwese n'abatarabikora mwitege umunsi Imana yabameresha amaboko kuzagera. Ni ibirori byabaye ijambo ndashaka kubivuga ntuje kugira ngo byumve neza. Ibi birori byabaye ngo ni iby'umwami bita Berushaza. Berushaza ngo we yasimbuye se. Berushaza yasimbuye umwami bita Nebukadinezari. Ngo amaze kumusimbura ngo agira ibitekerezo. Nimunyumvire igitekerezo yagize. Ngo yaravuze ngo agiye kwinezeza. Yapanze gahunda yo kwinezeza. Ngo kugeza ubwo umunezero ugera ku mutima w'umutima. Nyumvire icyifuzo yagize. Aravuga ngo agiye kwinezeza umunezero ugera ku mutima w'umutima. Icya kabiri ngo yapanze guha ibigirwamana icyubahiro. Ejo bundi mperutse kubaza abantu ndabana ariko insengero zafunzwe. Amashyi yakorwagamo yari ayahe? Ati ntabwo yari ayacu. None se impundu zavuzwaga zari izacu? Ati reka ntabwo zari izacu. Indirimbo baririmbiraga ngo muri zo zari izacu. Ati ntabwo zari izacu. Ndavuga ngo mundeke rero. Iyi Mana bakomeramo amashyi, iyi Mana bavugirizagamo impundu, iyi Mana baririmbiye izi ndwara ze ntabwo muyirusha amaboko. Kereka niba hari abafataga kiriya cyubahiro, kereka niba hari abagifata, ariko kuko niba ariyo yakibona muyireke, muyihorere. Kereka niba aho hantu nagize amakimbirane kuko niyo yakibona cyangwa ni abantu bakibona. None niba ariyo yakibona bwira muri kumwe mu birushwa amaboko akaruhuka gatwara. Munyumvire rero ibyo birori ngo yarateguye ategura ibiryo. Reka mbabwire ko ibi biryo byateguwe ni ibiryo byateguwe n'umwami. Iyo ngeze ku mwami ndavuga ngo ahantu muhabwe mwitonze. Ibindi ariko kuvuga ibiryo umwami agiye gutinya ubivuge witonze. Ndimo ntegurira ijambo nabajije nk'inyama ihenze, sanga inyama y'ihenze hano mu mujyi wa Kigali no mu ntara igura ibihumbi 15. Ikiro cy'iyo nyama kigura ibihumbi 15 y'inka. Kandi iyo nyama yitwa filet de bœuf. Inka igira inyama ebyiri gusa, ikindi nta nusu bajya batanga, nta n'ikiro cyayo bajya batanga. Iyo ugiyeyo bakubaza n'ibyitwara yose, bayirangura aha ikagera ku icumi, bayiguriramo rimwe. Ikiro bakibona ibihumbi 15, hanyuma bapima ya nyama yose kwitanga. Niba ari 5, niba ufite ubushobozi bwo kwitwara yose ijyana. Urumva ko hanze hano ibyo birahari. Ikiro kigura ibihumbi 15. Ikindi narabashije umuceri kuri amafaranga menshi. Bambwira umuceri bita risotto. Ni umuceri w'Abataliyani. Ikiro kigura ibihumbi 6. Ikiro. Ndabona ubizi ko ibiryo bihari ahubwo abantu batabirya bitewe n'amaboko bafite. Amaboko bafite ashobora gutuma batarya uko bishaka, ariko ibiryo birahari. Ubuse mpagarare kubagura bintu bwambere ikote n'ibyo ritani yasaje. Reka iri ngiri niryo rihwanye n'amaboko ufite. Ubundi amakote hanze hano arahari, ariko rwiro n'ukundi Imana ntirusha amaboko. Hanze hano mureka babwire hararyoheye, hari akantu karyoheye. Ngiye kukababaza nawe kubwira. Umuntu mwebwe mwabonye umuntu batoye, uwo batoye perezida wa korali cyangwa se n'undi muyobozi wese, mwabonye abantu bamutoye bajya hehe? Inyuma. Haguruka. Nkuru umuramyi. Mwabonye umuntu abantu batora bemeye kabisa bavuga twebwe tuzatuyobora. Mwabonye abantu bajya hehe? Abamwemera bajya inyuma. Bose bapati tuzabujya hehe? Inyuma. Nabuze umuntu uzamuzaza. Kumbi imbere ngo barahakurikira bakajya inyuma kuko Imana yacu itarushwa amaboko. Yikamata abana b'abantu ntibajya inyuma ngewe Uwiteka azakura imbere. Yesu Kristo hari abantu bari hano Imana yagiye imbere ngo bayikomere amashyi. Ukuri
2026 ariko turishimira yatubwiriye imbere yo kabiri. Hanyuma uhagaze iki mwabonye abarinzi tuba dufite, abarinzi tuba dufite, umuntu ukomeye arindwa ari woroshye. Ugasanga muzarebe umuntu ushinzwe umurinzi wese aba ari hafi y'uwarinzi. None mubona ukwiye kurinda indari, ukomeye n'ukwiye kurinda woroshye, ariko kuko Imana ari nziza, mbese arurinzwe arasinzira, n'urinze agasinzira, Imana bose ikababera amaso. Cyapiki Yesu ashimwe cyane. Mwenge mubwire ngo Imana yacu ntirushwa amaboko. Humura rwose, Imana ifite amaboko. Nimwumve ikintu cyabaye. Uzi ko Bibiliya avuga ngo Berushaza yateguye ibirori abishyiramo intege ebyiri. Icya mbere ngo yashakaga kwinezeza, umunezero ukagira ku ndiba mutima. Icya kabiri ngo yashakaga guha ibigirwamana icyubahiro, ngo yateguye ibigirwamana 6 arabitegura 6. Nimurebe ukuntu Imana imera iyo umuntu yahaye icyubahiro akagiha ibindi. Noneho yateguye ibigirwamana 6 ngo icy'izahabu, icy'ifeza, icy'umuringa, icy'icyuma, icy'ibumba, icy'igiti. Ngo arangije nimwumve icyabaye. Mwari muzi ko ngo ategura abatwara 1000. Bibiliya niko yavuze ngo yateguye abatwara 1000. Ikidodo ngo ku muryango yari yahashyize umuntu ucunga niba hinjiye uwagombaga kuza muri ibyo birori. Yagombaga kuza ari umutware. Abatoya ari hanze, abakuru nibo bagombaga gutaha ubwo bukwe. Hanyuma rero ngo 1000 baricara neza. Nimwumve Uwiteka ikintu yakoze cyiza. Ngo Uwiteka nawe yaje muri 1000 aza muri 1000 ngo aza muri ibyo birori azababwiye. Turashimira Imana itugira mu birori. Yesu ashimwe cyane. Mbese ukaba utayituriye ikaha n'igigisha ngo yaraje izama ni 1000 ngo irica ngo batangira ibirori. Turi ku ijambo rya Imana nigira gute irushwa amaboko. Ibyo yavuze izabikora. Ibyavuye mu kanwa hari akana mfite kajyaga gakunda kuvuga ngo umunsi karongoye afite imyaka 11 ngo umunsi yarongoye ngo azajya afata umugore we ngo bajye ku Gisenyi. Imyaka 11 ndamubaza ku Gisenyi kugira ngo papa nzajya rwose ngo umwamika neza ngo hanyuma ngo tujye ku Gisenyi. Kandi sinabageza ku Gisenyi. Hari ahubwo yakorerwa mugenda mubaza ibintu hano kubaza uwo mugore uvuga bamushyiza nanjye bakafata papa wawe bakakira iruhande bakakubaza ngo hate ati hafate. Uzi ukuntu yashubije yaravuze ngo papa wikwiri kuvunika wewe wumva hano undi wapfa uretse wowe. Ati wapfa ukagenda hanyuma umugore agasigara. Abagore bari hano ni mutwe wa Imana yabahaye agaciro. Ikintu yaravuze ubyumvise nk'ibintu byoroshye ariko yateguje imbere. Ibyo yambwiye ngomba kubyitega nyuma y'imyaka 15. Icya mbere ngomba kwitegura ko azarongora akagira hasigara abakobwa bafite bagashyingirwa bakajya iwabo hasigara. Murumva icyo gihe ko buri wese azaba agenda murumva azasigarana nawe. Ngomba gushaka amaboko y'Imana n'aho abana batari. Amaboko y'Imana akazabana nibyo kandi bishinga. Ariko ugomba kwicara ukaba witeguye ko hari ukwezi hari umwaka uzaba mutari kumwe kandi bakamenya. Ugashaka amaboko y'Imana ukayicara kugera ubwo mu gihe bazaba badahari. Imana yizibuka kutigeze uba umunebwe nayo ikagira ibyo ikora kubera umubano mwagiranye. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero Berushaza ikintu yakoze ngo akimara gutegura abatwara 1000 Uwiteka yaje yuzuza 1001 ngo ikirori kiratangira. Ikirori gitangiye rero ngo yarariye aranywa n'abatwara bararya. Ariko ngo yumva umunezero washaka aho yashaka umunezero ugera ngo yumva utari kuhagera neza, ngo yumva umunezero utari kuhagera. Ngo avuga ijambo rikomeye ngo yaravuze ngo kugira ngo nezere uko byifuza muzane ibikombe papa yakuye Yerusalemu. Muzane ibikombe papa yakuye Yerusalemu. Nibyo ndi kuwereka kumbe wakinishije ntagarusho
reka mbabwire ko Imana yacu ifite amaboko yakoresheje tutarabaho, ifite ayo ibikoresha turi, ifite n'ayo izakoresha tudahari. Imana ifite amaboko, ifite amaboko. Hari igihe tureba ibihe turimo ugasanga umuntu yagize ubwoba, ariko reka nkubwire, ntuzongere kugira ubwoba bw'ibintu. Iby'Imana yavuze izabikora. Wowe icyo usabwa gusa ni ukuguma mu mwanya wayo neza. Ibyo yavuze izagira gute? Izabikora. Murabyemera ko yabikora? Mugire gutya ababyeyi. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu wantangaje, reka mbahakanye. Uriya mu bantu bantangaje batuma numva agomba gukomeza akagirira Imana icyizere. Umuntu bita Oliva muramuzi, wigeze ngo gupfusha umugabo atarashira amaboko y'Imana. Tuza yaba ibyo yavuze abantu bumva, yaba ibyo yavuze abantu batumva. Amaboko y'Imana afite ubushobozi, ishobora kuba itarakugaburira ibiryo bigura make, yo ikakugaburira bigura menshi. Ayo maboko Imana irayafite. Yesu ashimwe cyane. Amaboko Imana irayafite. Nimwumve ikintu cyabaye ngo akimara kuzana ibyo bikombe, kurya kwabo ntacyo byari bitwaye Imana, ibirori byabo ntacyo byari bitwaye Imana, ariko ngo akimara kuvuga ngo nimuzane ibikombe papa yakuye Yerusalemu mu nzu y'Uwiteka, ngo bagitangira kubikoza ku muntu, ngo bagiye kubona ikiganza, ngo bagiye kubona ikiganza cy'Uwiteka, ngo cyandika ku rusika, ngo kirandika ngo meni tekeri ifarisini. Bibamo kiriya kiganza ntabwo cyateguwe mu byo bari bateguye mu birori, ntabwo kiriya kiganza cyari, ariko kubera ko Imana itarushwa amaboko, ngo Imana yashatse ahantu bari bayihaye umwanya mu kwinezeza kwe. Imana yashatse aho bayishyize irahabwa. Icya kabiri, mu guha ibigirwamana icyubahiro, ngo yashatse nayo aho bayishyize ngo irahabwa. Iravuga ngo kubera iyo mpamvu uyu munsi wa none icyubahiro ndakira. Turashimira Imana igihe icyubahiro. Abantu bakunda kuvuga ijambo, sinzi niba hano murikoresha ngo hahiye mujya murikoresha. Umuntu avuga ngo nzakora ubukwe hashya, ngo nzakora aniveriseri hashya, ariko abantu bashaka ko iwabo hashya ni mu izina rya Yesu iwacu ntihazashye. Twebwe ntabwo dushinzwe gutwika, ahubwo dushinzwe kuzimya. Twebwe dushinzwe kugira gute? Abarokore barazimya ntabwo batwika. Ikintu kuva ku gihe ufite umuntu ngo utikoraho, jya byumva, yashaka kutwereka yuko afite inshuti irenze izindi, akatubwira ngo inshuti ye ntabwo yikoraho, ariko muzi ko n'inyoni zikoraho, n'agahinja gato yakikoraho. None urumva ugeze ku rwego utunze umuntu utikoraho. Umuntu utikoraho n'undi gusa ni umuntu wapfuye. Mu izina rya Yesu, ntabwo Imana itanga abapfuye, Imana itanga abantu bazima. Yesu ashimwe cyane. Icyo bivugiye ngo Uwiteka yarebye muri ibyo birori bifite intege, ngo yararebye aravuga ngo se byibashize, reka mbabwire ko ibirori byose uzategura, umunezero wose uzategura, ujye ushaka Imana iki, ujye urwana intambara ushaka ahantu Imana igira ngo reka babaze ikibazo. Abantu bumvise indirimbo zasabwe kera, indirimbo zasabwe zazagasanga mwana zumva, ntabwo mwumvaga ko twajya, reka ntabwo urugero kuri korali imwe, reka ntabwo urugero nko ku ndirimbo nka korali menshi, reka ntabwo urugero nko kuri Kinyinya, Gasave na Hoziyana, twategaga amatwi mu nyumvire akantu karimo, ugatega amatwi indirimbo saa 8 bizaguceka, niyo waba ugiye kuvoga wamanukana karadi, turi mu cyariro ku Gikomoro, umuntu akaba aragiye ihene na radiyo ku mutwe, ukumva izasabwe, wakumva indirimbo ya korali imwe runaka, ugahita upfukama ukihana, nta mwigisha, nta n'urusengero ugezeho, ugapfukama ukihana. Mwebwe muri ubwo nta kuboko kwari, haba hari ukundi kuboko kutagaragara, kumva n'imirimo n'ibitangaza, abantu bagakizwa batageze no mu rusengero. Aha rero Uwiteka yarebye abana, ariko uyu muhungu ubundi mu kwinezeza kwe yashyize hehe ngo arahabwa, ubundi mu guha ibigirwamana icyubahiro yashyize hehe ngo arahabwa. Ariko batigiye kubyiharira, ngo bagiye kubona, ngo babona ikiganza cyonyine ngo kiranditse, cyandika
tekeri n'umufarisi bibiri ngo umwana Berushasa niwe wagize ikibazo bwa mbere ngo amaguru ye amatako ye ngo yese acikira mu rukenyero bwira muri kumwe n'Imana n'ibishwa amaboko urumva amaboko yari yateraniye aho amaboko yari ahari ngo amaguru ye mu rukenyero arakuka ngo akunze atangira kuyakomanya ngo yakomanyije icya mbere ngo yahamagaye abapfumu ngo baze bamubwire ibyo bintu ahamagara abakazana ngo ahamagara n'abacumu kugira ngo bazamubwire ibyo bintu ariko Bibiliya ngo bakoresheje amayeri yose ngo biranga ngo byazire kugeza aho twasoma niyo umwigisha ageze ahasoma abashoboje ngo umudamu umwamikazi ngo yegereye umugabo we ongera ugaruke hano ngo yegereye umugabo we Yesu ashimwe cyane ongera umubwire ngo muri Imana n'ibishwa amaboko Imana ntigira gute umwamikazi yabwiye umugabo aramubwira ati shefu ati ibi bintu byayobera mwumve hari umugabo bita Daniel urumva Daniel ntiyari yahamagara muri ba batwaye ntiyigeze ahamagara kandi mwibuke igihe Nebukadinezari yari umwami yari yaramuzamuye yaramukangahe uwa kane ariko mu birori ntiyagize gute ntiyahamagara aravuga ngo hari umwana hari umugabo bita Daniel n'uramuka umuhamagara arasobanura inyandiko byumvikane ngo bagiye kumuzana batamukunze bagiye kumuzana kuko amaboko y'Imana gusa ikindi jambo rivuze amaboko y'Imana ashobora kukujyana naho utaruzi ariko akakugezayo Yesu ashimwe cyane ngo Daniel ahageze rero ageze aho imbere y'abakarudani imbere y'abapfumu imbere y'abacumu ngo umwami arangije aramubaza ngo Daniel ati inyandiko urayisobanura Daniel aravuga ndayisobanura genda nk'urura filimi nkumva Daniel yabonye ijambo ahantu hakomeye mbese yabonye ijambo imbere y'abatagize gute yabo atatumiye abatigeze ahamagara yahaboneye iki ijambo ngo Daniel arangije aravuga ngo ndabisobanura aramubwira ngo uramutse ubisobanura ndaguha ingororano nziza icya kabiri ndakwambika mu mugufi mwiza w'izahabu ngo Daniel arangije aravuga ngo izo ngororano zawe uzijyana uzi icyo bishatse kuvuga Daniel yaramubwiye ngo ntabwo nje kubera umuvugo munsi ahubwo nje kubera amaboko y'iki Yesu ashimwe cyane hari umudamu umwe uhagaze hari umudamu umwe yarantangaje yari afite ubutaka muri ibikorwa by'imihanda muri mujyi wa Kigali mwabibonye ko imihanda yari afite ubutaka buteraga n'ikigori ntiwateragamo ikigori ngo kere izina ryahise n'abaturage nta n'umuntu wari kubakodesha cyangwa kuhagura ejo bundi bagiye gukora imihanda ngo barabwira njye nari nzi ko aho bazasuka kaburimbo nari nzi ko bahasuka ubutaka rimwe ndetse byose kumbi ngo ni itaka babanza kwitondera bararipima ngo barisanga mu murima kwa mukecuru hahandi abantu baje gukodesha baje kugura niho mukecuru yakuye amafaranga ngo bamuhamagara rero ngo baramuhamagara baravuga ati mukecuru mu butaka bwawe twasanze ariho hari itaka rigomba gusuka ahantu hazakorwa kaburimbo hanyuma arangije aravuga ati igihe sinabasha guciririkanya namwe amafaranga muhamagara abana banjye abana banjye mureke mbabwire nagiye gutangariza yuko iyo Imana yaje ntiwavuga ngo Mana ngo waratinze wanze kubizana wabivuga avuga ngo waratinze wanze kubizana nkiri mutoya ngo none bigiye imbere isaha umunezero w'Imana uziye uranezeza ahubwo icyo musabwa urasabwa kwihangana gusa Yesu ashimwe cyane hanyuma uwo mukecuru yarantangaje buriya wari uzi ko usa naho wowe urasa n'ubuzima urimo ukusa urasa n'urwego rw'ubuzima urimo urasa n'ibyo urya n'ibiryo burya ngo bigira isura mwari mubizi umuntu asa n'uko ndya nanjye umuntu asa naho ari urasa n'ibyo urya urasa naho mbese urasa n'ubuzima urimo Imana ikuhinduye gato wasukuka kandi ku Mana ntuzapfe ko warangije ibintu oya ibyo ni iby'isi ibyo ni iby'amaboko y'isi ntuzapfe ko ku Mana warangije kugira gute kuko isaha Imana igize gute izi umunezero unezeza umva rero icyabaye aho ugiye gusengera ngo Daniel yaravuze ngo ayo magambo yanditse ku rusiga
ndayasobanura ngo umwami aramubwira ngo uramutse uyasobanura. Ubwo abari aho bose ngo bari bategereje kureba niba Daniyeli koko ari buyasobanura. Ngo Daniyeli arangije ntabwo yatangiriye ku magambo yanditse ku rusizi, ahubwo yatangiriye kuri Nebukadinezari. Yaravuga ngo mwami uribuka iso Nebukadinezari ko yabaye mu ishyamba imyaka 2. Umwami ati ndabyibutse. Atangira kumva ko impamvu byagenze gutyo ari uko ashobora kuba yimye Imana icyubahiro. Rero mbatangariza ko iyo wahaye Imana icyubahiro nawe ujya ukeneye Imana ibizi. Hari Imana yaguha aho utigeze unayisaba. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko wigeze usaba kuzagera 2026 cyangwa nawe umuntu uhagera. Hari Imana idukorera tutanayisaba. Wowe ukaza mu murimo wayo gusa hanyuma nayo igakora ibyaha. Ndamuzi ko Satura kana bashaka ibitiro batigeze basaba kuva mu itanura. Ntabwo bigeze basaba ngo wite dukure mu itanura. Bo bagiye kubw'amaboko bari kumwe nayo bava mu itanura batigeze banabisaba. Iki Daniyeli ntabwo yigeze asaba ngo uwite ndashaka kugira ngo mbure mu nda. Daniyeli yagiye mu nda kubera amaboko bari bagize gute bari kumwe. Uwiteka mukura hehe mu nda. Umva icyabaye. Bibiliya iravuga ngo Daniyeli ngo akimara kwemera gusobanura ayo magambo ngo yaravuze ngo mwana hariya ku rusi handitse ngo meni tekeri ufarisi. Haravuze ngo Uwiteka yabaze imyaka. Mwumvise yuko Uwiteka aba ari imyaka. Aba ari iki? Imyaka umaze muri korali, imyaka umaze mu rusengero. Icya kabiri ngo akimara kubara imyaka ngo yaramubwiye. Jyewe nakurikiranye n'inyigisho baciye. Sinzi niba nabaza wa mukozi w'Imana wigishije imbere yawe umwigisha waciyeho utarigisha. Nta mwigisha waciyeho. Muzi ijambo yavuze ngo tugomba kwihangana. Murabyibutse. Hanyuma wa kabiri aravuga ngo kwemera Yesu hanyuma wanageza ukamwizera. Avuga ko kwizera Yesu ngo gukora ibyo yagize gute gushyira mu bikorwa ibyo yagutegetse. Yesu ashimwe cyane. Ariko dusanga kugira ngo uzashyire mu bikorwa ibyo Yesu yagutegetse harasabwa ikintu bita kwihangana. Mwumva ko hari ijambo ririmo rigeze rigarukamo kenshi. Iri jambo sinzi nawe mwaritekereje. Kwihangana mwari muzi ko akantu natekereje sanga murasabwa kwihangana. Abari bahari ku wa mbere ni bande? Bitegereje ku kintu mwiga. Abari bahari ku wa mbere reka mvubaze ku wa mbere basengera ibyifuzo wari wari wagiye gusengera abarwayi rero ndashaka ko uhari barimo basengera ibyifuzo wari uhari. Urakoze. Dusubize ibyifuzo waje ubu basengera byarashubijwe. Utubwize ukuri gushyiramo za montage mwumva ngo yakize ngo agahuka anakize. Ndashaka kubaza murebe ukuntu ndashaka byagiye neza kandi ryamara babwira ngo ndashaka kubaza ibintu basengeye ku wa mbere hano byarashubijwe. Ugarutse ku wa mbere byarashubijwe cyane ntabwo byasubijwe. Urumva ko umuntu yarasabwa kwihangana. Niba atashoboye kwihangana icya mbere ahita agira ngo hano Imana ntiyumva cyangwa se aragira ngo bamusengeye ntibazi gusenga. Urumva arasabwa kwihangana. Reka mbabwire akantu gakomeye mutaza kugira ngo ni montage yashyizemo muzambaze nimushaka ku wa mbere muzabaza impamvu. Iyo bavuze kwihangana mayifezi tuba dukora ibintu bikomeye. Iyo udashoboye kwihangana mutuma umuvagana. Kwihangana ijambo bita kwihangana riva ku ijambo bita guhangana. Kwihangana mbese ni ukwirwanya warangiza ukinesha warangiza ukabona intsinzi. Kwirwanya irari rikaza ukirwanya ukanitsinda. Reka bahuke jewe bazaze uyu mwaka wa 2025 sinzamwibagirwa. Ndi umukozi w'Imana kuva muri za 90 kuva muri jenoside yabaye maze imyaka 2 ariko no mu 2025 mu Rwanda basazemo indwara basazemo indwara tugira igituntu cyo mu maso. Mwari muzi ko kibaho 2025 impapuro zifite kumbwira ku bakire zasizane basanzemo igituntu cyo mu maso. Mwari muzi ko kibaho
naragiye kwicaza abana ari kuwiga kuva muri 90 ntaranywa inzoga ntarajya mu busambanyi ntarajya kuva muri 90 uracunze mureke babwira nta kwezi kurarangira uzambwire kuwa mbere nzabazana impamvu nta kwezi kurasha ndangije imiti yabo ibaze abarwayi bari mu Rwanda hose hari miliyoni 14 badusanze turi abarwayi bari mu Rwanda hose dufite igituntu cyo kumazi ibaze batoye uwo ntazi mbese bayisanzemo ntazi ibyo akora ariko bagisanzemo n'umuntu ufata mikoro wigisha urumva rero hejuru yo kwigisha ndasaba kwihangana n'intihanga bwira muri kumwe kwihangana iki ubu hano wabona hano umuririmbyi iyi ni inshuro ya kabiri wabona hano umuririmbyi hano hari umuririmbyi wateye ikorasi bamuha amafaranga ejo bundi kukibazo niwo bateye ikorasi dore uyu yateye ikorasi bamuha amafaranga uriya natashye nicyo niwe bayabaye gusa kandi ikorasi yararirimbye na bene urumva rero abo basigaye barasabwa kwihangana niba badashoboye kwihangana ubu ntaho uzayitera banga kumwigire kuko wayatwaye wenyine kandi uzaribye twese urumva kwihangana urumva se bidatempo buriya bakwiye gusoma mwaririmbye indirimbo zingahe nawe unyumvire ukuntu waba my friend urasabwa kwihangana niba uri mu bukungu Oh, yes. bashobora kuba babivuze bakavuga ko ibyo ariko urageneye napfuye niyo mpamvu mwamara nta nyeganyega nabantu hano harimo n'umuntu umaze imyaka nka 40 asenga kandi imuha umugabo akaba nta mugabo akaba agiye gusaza nawe kwihana jewe mubwiye abantu ugiye uranesha unaniwe kwihangana ndoto nk'ibi unaniwe kwihangana abantu bagiye gusoma turi ku ijambo rivuga ngo ntirushwa iri jambo rivuga ngo ntirushwa amaboko ririmo amagambo abiri niba waritwaye ku ruhande rumwe ubibeshye ririmo amagambo abiri ntirushwa amaboko mu kudukoresha ibyo ishaka yakugerageza wewe waruhira abandi bishimye yego umuntu wareze abantu abarera kandi bakava umusaruro ariko bakazamuka aho kugira ngo uzamuke kiga hari ijambo ukunda gusoma ryanditse muri Yobu ibice 22 n'umurongo wa 2 uzi ukuntu rivuga riravuga ngo uri Imana ishobora byose nta kibasha kurwanya imigambi yawe rirakunze n'imyaka ishize kuri bonana bakavuga ku byohereza oya uri Imana ishobora byose ngo kandi nta kibasha kurwanya imigambi yawe uzi icyo rero jambo rivuga reka ndikubwire ushobora byose bishatse kuvuga ngo ushobora byombi nibyo mwita bibi nibyo mwita byiza nibyo mwita bibi nibyo mwita byiza mwabyumvise ariko Imana ishobora byose maze rero iminsi umuti nawurangije ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kashe narababaye ngo ntakiri Imana ntazaryama mu ijuru ntakiri Imana kandi Imana ntabwo yakwiye kwihangana hashobora kuba hano harimo abantu bari bafashe imyanzuro itari myiza Imana ishaka kubabwira yuko gahunda zayo zikomeje gufata ubundi bakimara kugizana mu maso barambwiye ngo genda no kuza n'ushinge ngo hanyuma tugutere mu jisho ngo tugabanye mikorobe zirimo mbaza muganga ati numvaga yibeshye ndabaye umujisho ntekereza iyo hagiyemo agakoko ijisho rimera arambwira abazi ibishenyi mu maso kuva
hahandi wa muzungu akorera hepfo, kuva handi umuzungu akorera hepfo, hejuru y'aho abarwayi babaza amaso bari, ugera muri farumasi naho akoresheje nk'isaha, kandi nabwo ngeraho nkagaruka kumubaza agera muri ibeshye, abana boya reka ndeke kuruza wabona yibeshye mu jisho atigenda ariko wamugabuza n'urushinge reka kubwira bitewe n'icyo Imana ishaka, ishobora kwemera ukagerwaho n'ibikomeye ariko itakwanze, ariko kubera ko itarushaho ukaha zabura ikiganza ko Imana ishoboza. Umva rero icyo nashaka gusorezaho, aho ngiye gusoreza, mwari muzi ko Daniyeli baramubajije urasobanura iriya nyandiko, ngiye kubabaza ikibazo, iyo umuntu anira kubona ari kuba ariko ngo yarayisobanuye arangira bamwe meni tekeri kufarisiri icyo Uwiteka yanditse yuko yabaze imyaka umaze